mukomeze mutambuke mwakurame no kubana namwe muri iki gitaramo twabavugishije bose n'ikaze muri iyo ntambwe dushobora byose kugira ngo basanga dusanga isano inshuti z'akadasohoka z'umuryango wacu bashaka hedani babanye natwe mu gutegura kino gitaramo kugeza aya masaha igitaramo twanzitse turakikweretse kugira ngo abe ari wowe nk'abe ari twebwe kugira ngo uri buze kugitariramo wese kize kumunezeza kandi kize kuba kiyobowe nawe dushobora byose turakwinginze rero kugira ngo ubane na buri umwe wese biri kubera hano ndetse n'ibinyobwa bize kuhakirirwa ndetse n'ibiribwa byose bihamumanuwe nawe turagusabye kwezi Kristo umwami wacu amen. Amashyi menshi kuri data ushobora byose. Iryo rembo ry'umugeni twararikwemereye ariko ndashyiraho ariko kuko umuryango ufitanye amateka menshi si ubwa mbere dushyingirana ngira ngo ba Muteteri twarabagushyingiye ba Buteti wabo ariko umuryango wa Daniyeli ikosa tutakora niryo kongera kukwemerera umugeni tutazi n'abo twagushyingiye uburyo bafashe ngira ngo Mutesi ndabona Muteteri amatama atera ibishyushyu ndabona uko twuziranye ngira ngo ni icyasha bashaka gushyira mu muryango Muteteri igendere ndabona baraguhasa amata menshi ngira ngo mu muryango iwacu ntugire ngo uko ijambo ryawe ntaryumvishije mu matama yacu ntabwo haba gutanga no kunyaga ahubwo habamo ururimi rumwe rutanga kandi iyo dutanze tuba dutanze rero ugira uti nyuma ya Mutesi na Muteteri nabonye ibyiza mu muryango arahari ariko bitewe n'ikibazo cyo kwiga kandi iryo jambo babivuze ngo rizebete barahari aho twagendanye baraza kubwira hanyuma igihe runaka ndabizi ko hari umwami akaba n'abatware abatware iyo ngiyo rero baza kugira ishyari waba undi mwami yagabiye hanyuma iyo umwami yagabiye yitwaraga nabi yaranyagwaga ariko ubu ngubu umubyeyi naje gusaba nimunyemerera umugeni ndaza gusubira mu muryango rwose mbabwire iyo nkuru nziza murakoze ndabona wajuje ugira uti naje sinabusubira inyuma ariko ndagira ngo umugeni nakwemereye ko ahari ubu turamufite mu mazina ariko uyu mwanya simufite ndagira ngo rero MC yihute angendere kwa nyirasenge agira abasha kumenya ubukorikori akamenya n'utuntu n'utundi nturengaho ngira ngo abaye hari ahantu yamuhishe naza kunyemerera koko itike bayikansorinze nanjye ndaza. Mubyeyi wanjye Pascal ndayishimye numvise ko wabonye inshuti mu muryango gusaba Korodina iki gitondo rero namutumyeho mu mashuri azaba yakomeza kuko igihe kiracyari cyo kwiga uyu munsi namuhamagaye
naye. Ndagira ngo niba waje wikwije uze kutwemera nk'umuryango tugukoshe nk'uko umuryango twabiganiriyeho. Nakubwiye amazina y'umukobwa wacu, ngira ngo mu mashyo utunze, niba mu mashyo mwaba mufite turagira ngo dukoshe ishyo ryitwa Irage, zirimo amashashi 8, zirimo iz'amasine, zirimo iz'ibihogo n'iz'imisengo, zitarimo imbyeyi kuko nakubwiye ko Korodina ni umukobwa. Ntitujya dukosha imbyeyi, ntitujya dukosha izagira inkwere. Amashashi 8, ishyo Irage niryo iwacu dukosha. Ngira ngo niba mu mashyo utunze iryo shyo urifitemo uraza kunyemerera unkwere. Urakoze cyane. Nagira ngo abo twagendanye singasabirize icyo mubona gikwiye. Amashyi ariko murakoze cyane. Mubyeyi rero, buriya murabizi ko ikirere cyacu ari cyo cyanyu, ndetse kandi yewe n'amashyo yacu aho ari ntabwo ari kure cyane. Inzuri zacu ni zimwe hari ihe. Yego, nagira ngo babwire rero ko amashashi 8 mudusabye ko tubakwera turayafite kandi turabemereye, turayemeye. amashyi ariko mama, amashyi. Nagira ngo mu gihe gikwiriye, niba mubishaka nonaha cyangwa se umwanya uza kuza, mwohereze ba bandi babizi kugira ngo bagende bazitoranye mu rwuri rwacu. Murakoze. Ngira ngo mu kanya ndi bwohereze, ngira ngo ab'inkwakuzi bagezeyo kugira ngo barebe koko iryo shyo ryageze mu zacu. Ariko se Dominique, karame kabiri, umuryango niba inkwano uzemeye, ndagira ngo bongere bakongera amashyi. Amashyi, amashyi, amashyi. murakoze cyane. Ntabwo ndi bukubwire ngo uzimbwire amazina nonaha, Yego, kuko uwo mwanya nawe uragera. Ariko aho mfite ikibazo naha, ndagira ngo uze kumara impungenge ko nakwemereye ko Korodina ahari, nkabona Dominique nka Dominique. Ese aho ntabwo waje wisabira? Aho ngaho ndagira ngo uhansubize kandi uhasubirishe ibikorwa, kugira ngo nanjye menye ko Dominique koko atisabira, yampaye inkwano, ari we wikwera. Ndagutegereje. Ndagira ngo nyemerere gato banze ntere intambwe ngere mu muryango, kubera n'izabukuru. Babanze bamfashe, niba iyi ugira ati ni isuka, ngira ngo uraza kumbwira n'umumaro wayo. Iyi mashini nayo, umuryango mumfashe kwakira imashini izajya ikata ubwatsi. hakurikiraho umuntu ndacyatsinda ariko nganisha n'ubundi reka mbivuge. Ndabizi
ko umwanya uri muhosha. Rero izi ni impano za mbere zose turi gutanga zitegura uko muri buhoshe ndabizi mu muryango wacu n'uwanyu nta kindi tujya dukora usibye. Bityo rero aba ndiho mbagezaho impano za mbere kugira ngo uguhereza yihute byose abizanire rimwe, kugira ngo izi mpano bazita mbogo na ruyumbo, kugira ngo twihute. murakoze. Ndakibona iki ni ikibumbiro, inka zizakenera Kudahirwa amazi, kudahirwa iki ni igicuba. yego kugira ngo umuryango wa Daniyeli ntabwo izi mpano mwaziha amashyi. ubundi rero mu mpande imwe mu nkosha Ndagira ngo rero inshuti zo tukadusohoka z'umuryango muri ya mashyi, amaboko yanyu agaha amashyi akagabana amashyo nk'uko mubyumvise, ndetse na za mpundu z'urwanaga mwongere mushyire amashyi hejuru ndetse n'impundu. ariko mwasaga naho muvuze ijambo mu byiciro bibiri, mutese ko dushimye impano ubwo nubwo nyine dukomeze tubone Dominiko, hanyuma utese ni wowe wisabira. Urabizi ko nta kwica umuco biragatsindwa. Mubyeyi rero nagira ngo mbanze mbashimire ko mwemeye impano zawe. mbere nishimye Amashyi n'impundu, amashyi rwose. kugira ngo kuko tuziranye nta nshyizemo amagambiro kugira ngo nawe ndebe koko kuri buze gushima ijambo ryiza umuryango wa Daniyeli tuguhaye. Ariko nsanze twarasakuje, twaraciye imigani, nsanze ibyo byose wabivumbuye. Bakongera amashyi. mwari mugize mutese iyo wisabira, ntabwo rwose umuryango wa Hakizimana tubigenza dutyo, ahubwo muri ya nteruro mwateruye ibyagezweho, ko mwishimira ibyagezweho, natwe rero turishimira ko abo turera bakura. Munsi turabinezerewe, hari abo twareze bakuze bageze mu ruge, kugira ngo nabo tubafashe gushinga urugo. Rero uwo dusabira umusabye Imana nasoro. Murakoze. Bakumbera amashyi. Amashyi. Nari mfite impungenge natanga umuryango, twatanze Korodina, twabuze n'izina ry'uwo tumuha. Nizo mpungenge kandi zo nari mfite nawe wazigira. Rero impungenge urazimaze. Ndagira ngo ndibuze kugusaba, hari igihe na Hasoni yaba hari nk'izina ariko ubu ngubu nawe adahari, nibiza kuba ngombwa ko ari buze guseruka muri iki kirori tukamureba, ngira ngo uburenganzira ni wowe uri bumutumiza ahari, ubundi tugasuhuzanya, nkanamenya ko koko ari we Naason ukwiye Korodina. Murebane neza rwose, mwongere murebane, mwongere mbatege kuko mwaje. Aha, nagira ngo rero
Nongeye uburyo kuri rwa rubavu kubera ko muri rwa rubavu nyine ndaza kugira nanjye icyo mvuga igihe muri kumaramutsa murakoze mubyeyi bavuga ntabwo zuzuye pe umuryango w'uru rubavu ngira ngo uyu niwe Naason ukwiye umugeni wacu Claudine, mwamuha amashyi. murakoze cyane rero inuma y'u Burundi yatumiye kuri Rwanda ngo huguha Ikibazo mbonanye na Naason ngira ngo turamutse tunatinze umuryango wacu ngira ngo yaza no kugwa hano, ngira ngo urabona ko anahagarara akamera gutyo ukuntu ikibazo abuze umuhagarara uruhande, ngira ngo byaza kuba ikibazo. Nyakubahwa rero Dominique, nk'uko nabikwemereye uwo Claudine ukwiye Naason arahari, ahubwo nagira ngo duhamagare MC yihute vuba uwo Claudine nyine ko hari umutegereje, ariko nagira ngo iby'iwacu bigira uko bigenda. birumvikana umukobwa yasohotse akaboko umutware rwose n'icyegera cyawe atambuka gahoro rwose mu byimbo twaguteganyirije, tambuka rwose muri ya ntambwe y'ingabo nziza, ntambwe y'intore. Aha, reka rero urabona ko rwose babigenza neza n'uwo murishyo, ariko saa mbere mu rubohero bakomeze batugerere ikambere batubwirire Claudine ko umuryango wamwigombye kandi umukeneye. Ibitekerezo